Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu amategeko y'umuhanda traffic rules. Nimba ari ubwa mbere wakora subscribe, ugakora like kugira ngo ntuzacikwe n'isomo na rimwe mu yo tubagezaho kuri iyi YouTube channel. Tugiye kureba uburyo ushobora kwisabira umunsi wo kujya muri control technique bitagusabye kujya kureba umwagent w'irembo cyangwa undi muntu uzi gusaba izo serivisi, nawe wabyikorera biroroshye. Rero tugiye kubireba uburyo wabikoramo. Intambwe ya mbere kugira ngo ubikore bisaba kuba ufite internet na telefone cyangwa computer, ukajya ku rubuga irembo ari rwo www.irembo.gov.rw. warangiza ukareba muri serivisi za polisi, ukareba ahanditse gusuzumisha ibinyabiziga. Iyo umaze gukanda rero ahanditse gusuzumisha ibinyabiziga, mbibutse kugira ngo uhabwe iyi serivisi bisaba kuba ufite imodoka, ikinyabiziga, mu buryo bwo gusaba control technique ku modoka. Iyo umaze gukanda rero gusuzumisha ibinyabiziga, uhabwamo serivisi nyinshi zitandukanye, harimo gusaba kopi, gusaba gusuzumisha no kubitsa amafaranga yo gusuzumisha ikinyabiziga. Rero tuje kureba uburyo ushobora gusaba gusuzumisha ikinyabiziga. Ukanda, umaze gukanda gusuzumisha ibinyabiziga, urareba ukavuga nimba wisabira cyangwa usabira kampani runaka ikinyabiziga cyanditseho. Iyo umaze gukanda ko wisabira, ukanda saba. Iyo umaze gukanda saba rero urabona uhitamo ahanditse nimba ari ubwa mbere cyangwa ari ubwa kabiri. Mbibutse yuko ikinyabiziga bakireze bakakirega wenda nko guhindura moteri biba ari ubwa kabiri. Rero hano tuje guhitamo bwa mbere. Iyo umaze guhitamo kujyamo bwa mbere, bakubaza nimero ya plaque, wamara kuyishyiramo ugakanda aho hari akamenyetso ko gushakisha kugira ngo ikurure amakuru ikayakurura. Ugahitamo rero nimba ari ubwa mbere cyangwa ari ubwa kabiri. Iyo ikinyabiziga bakireze kugira icyo uhindura biba ari ubwa kabiri, ariko ubu tugiye kunyuramo bwa mbere. Amakuru yose agahita aza. Iyo amaze kuza rero urayabona, uhitamo ikigo kizagufasha kugira ngo bagusuzumire ikinyabiziga. Urugero nk'i Remera niho nahisemo. Wamara guhitamo i Remera ugahitamo n'itariki. Iyo umaze guhitamo ukanda emeza, komeza. Umaze gukanda komeza, uhabwa umwanya wo gushyiramo nimero yawe ya telefone na email iyo uyifite. Iyo utayifite si ngombwa, urayihorera. Wamara kubishyiramo ugakanda ahanditse emeza. Mbibutse, iyo umaze gukanda emeza uhita uhabwa message kuri telefone yawe yo kujya kwishyuriraho. Ariko utari wanayibona, ushobora no guhita wishyurira ku rubuga irembo ukanda aho handitse ishyura online. Iyo wahisemo MTN, ubwo kuri iyo telefone ya MTN ihita yakira message yo kwishyura. Iyo wahisemo Airtel nabyo ni uko. Iyo wahisemo MTN ushyiramo nimero ya telefone, wamara kuyishyiramo ugakanda ishyura. Iyo umaze gukanda ishyura, mbibutse yuko dufite n'ubundi buryo bwo kwishyura ukoresheje ikarita ya Visa card cyangwa Mastercard, aho uhitamo ikarita ya debit card, hanyuma bakakubaza amazina ayiriho ukayashyiraho, ugashyiraho nimero y'ikarita, ukibuka no gushyiramo CVV code ndetse n'igihe ikarita izarangirira, noneho ugakanda ishyura. Iyo umaze rero gukanda ishyura, uhita ubona yuko payment yawe ibaye successful, ubwishyu bwawe bwakiriwe neza rwose. Hanyuma ugahabwa na nimero ya dosiye yo gukurikirana na dosiye. Rero iyo wamaze kwishyura, ya telefone washyizemo cyagiye cyangwa email ihita yakira ubutumwa burimo isaha uzagira gukoresha control technique n'umunsi byose icyarimwe. Rero ndabararikira kubana natwe, ntuzacikwe na video n'imwe mu zo tubakorera. Wakora subscribe, ugakanda like na share. Mugire ibihe byiza.